Amazina yanjye nitwa Bihozagara Dominico, abandi umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Kimironko ya kabiri, mu murenge wa Kimironko, mu kagari ka Bibare. Tumaze rero guhabwa amahugurwa na Uwezo agendanye no kumenya uburenganzira bw'abana ndetse n'urubyiruko bafite ubumuga. Mu cyifuzo rero ni uko natwe nk'abantu tubana n'abana umunsi ku munsi, hari imbogamizi tubona ku bana bafite ubumuga. Icya mbere, kuganira nabo biragora. Tuba twifuza ko rero mu by'ukuri ababishinzwe bashyira mu nteganyanyigisho ibigendanye n'ururimi rw'amarenga kugira ngo turumenye n'abana barumenye, bityo bitworohere kugira ngo tubafashe kubona uburenganzira bwabo bw'ibanze ari bwo kwiga ndetse n'ubundi butandukanye. Murakoze.